Mwiriwe bene data, aho muherereye hose, twongeye kubasuhuza dushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yayo no kubaganiriza ku magambo y'Imana hejuru yo gusenga, uburyo bwiza bwo gusenga. Topic dufite ivuga uburyo bwiza bwo gusenga Imana. Aho tureba tukarebera hamwe aho gusengera Imana, igihe cyo gusenga Imana, uburyo bwo gusenga Imana, abasenga ni bande, ibyo basengera ni ibihe, n'imbaraga z'amasengesho. Igice cya mbere, topic ya mbere twavuze, turebera hamwe aho gusenga cyangwa se aho basengera ni hehe, ahantu heza ho gusengera ni hehe. Aha tugiye kureba ni ryari noneho dukwiriye gusenga. Igihe cyiza cyo gusenga ni ryari, ni saa ngapi, ni mu kihe gihe. Ibyo dukunze kubona ahagaragara, uko bigaragara mu bijyanye n'igihe cyiza cyo gusenga, benshi bavuga yuko gusenga bishobora gukorwa igihe icyo ari cyo cyose ubonye umwanya. Igihe cyose ubonye umwanya. Igihe cyapanzwe se muri gahunda y'amasengesho, abasomyi ba Bibiliya iyo bareba batandukanye, hari abavuga ati wenda turafata iminsi 3, turafata iminsi 7 se, turafata iminsi 21, iminsi 40. Ibyo bagiye bafite ahantu babivoma muri Bibiliya bagaragaza ko byagiye bikoreshwa n'abantu batandukanye, abo wenda dushobora gufataho nka role model cyangwa se abo tureberaho b'icyitegererezo. Amasengesho ushobora kuyakora wiherereye, ubwo ukajya ahantu ukiherera, muri rusange se mu matsinda y'abanyamasengesho, ahantu hatandukanye ushobora kuhakorera amasengesho. Mu ijoro se cyangwa se ku manywa, igihe cyo kurya, ugiye kurya, mbere yo kurya turabibona abantu barabanza bagasengera ibiryo. Igihe ugiye kuryama abantu bakabanza bagasengera ijoro ryo kuryama, bakiragiza Imana ko bati Imana ize kuturinda, turinde turote neza, tusinzire ibitotsi byiza, tugubwe neza, bagasaba uburinzi, protection bagiye kuryama. Either soit ni baririnda ubwoba, ibiteye ubwoba, abajura, abarozi, ibintu bitandukanye bigatuma basenga mu gihe bagiye kuryama. Igihe ugiye kubyuka nabwo uba witegura kujya mu mirimo itandukanye, mu kazi nabwo bakaragiza Imana uwo munsi bagiye kujyamo, bakavuga ati uyu munsi ubane natwe aho tugiye mu mirimo itandukanye, naho basaba protection cyangwa se uburinzi bw'Imana. N'ikindi gihe cyose bibaye ngombwa. Ibyo ni ibintu tubona bisanzwe bikorwa, bijya bikorwa mu buryo butandukanye nyine n'abantu batandukanye, ko muri sije ya mbere twabonye ko abantu bose basenga, baba abanyamadini baba atari abanyamadini, abantu bose bafite ibintu basenga bitandukanye, ari abasenga Imana cyangwa se ibindi bintu. Bibiliya yo ivuga iki? Bibiliya tubwira ngo igihe uri mu bibazo, umwanditsi w'urwandiko rwa Yakobo ibice 5:13 yarabajije ngo muri mwe ninde ubabaye? Ese hariho ubabaye? Igisubizo yaravuze ngo niba hari uwo nguwo ubabaye nasenge. Ubabaye nasenge. Hariho unezerewe? Aravuga ati rero niba mufite unezerewe, muri mwe niba harimo unezerewe, naririmbira Imana. Aririmbira Imana. Kuririmba bijyana n'umunezero, gusenga bijyana n'ibibazo. Selo uyu mwanditsi. Urumva ko motivation n'igituma abantu basenga bigiye bitandukanye. Aho tubonye mu abasenga bakeneye protection, bakeneye imbaraga, bakeneye ubundi bushobozi, bakeneye. Noneho hano haravuze ati muri mwe hari ubabaye nasenge. Ubabaye nasenge. Ariko umwanditsi Pawulo yandikira abatesalonike mu rwandiko rwa mbere rw'abatesalonike ibice 5:17 aravuga ngo musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba.
iyo ni Bibiliya yera iravuga ngo musenge ubudasiba, ariko iyo usomye Bibiliya y'Ikirundi yo iravuga ngo musenge ubudahumeka, ubudahumeka. Iy'Igifaransa ikavuga ngo prier sans cesse, prier sans cesse, ni ukuvuga ngo ni ibintu bidahagarara, bikomeza, biri continuel, ubuzima bwose bube ubuzima bwo gusenga. Urabona ahangaha Bibiliya iratanga definition ku bijyanye n'igihe, ikavuga igihe cyiza, igihe nyacyo cyo gusenga Imana ni ugusenga ubudasiba, ni ugusenga ubudahagarara, ni ugusenga ubudahumeka, ni ugusenga mu buryo buhoraho, ubuzima bwose bukaba ubuzima bw'amasengesho, ubuzima uwizeye wese agasenga gusenga nk'ubuzima, nk'uko umutima utahagarara gutera. Umutima ntushobora guhagarara gutera ngo uhagarare we gutera, kuko uramutse uhagaze ntutere umuntu arapfa, nibwo tuvuga ngo umuntu yapfuye, umutima uba wahagaze. N'amasengesho nayo ntagomba guhagarara, kuko amasengesho ni ubuzima. Amasengesho ajyana no kwizera, kwizera nabyo ntibihagarara mu muntu. Kwizera Imana ni ukuvuga ngo ni uguhoza ibyiringiro ku Mana. Uko guhoza ibyiringiro ku Mana bigendana no gusenga, ni ukuvuga ngo ni adore, ni ugukuza, ni ugushyira Imana hejuru, ni ukwerekana Imana ko ariyo iri hejuru ya byose. Ubwo buzima rero bwadora Imana, bugaragaza Imana, kuko niko ijambo ry'Imana tubwira ngo mu bibaho byose, mu byo muvuga, mu byo mukora, mubikorere guhimbaza Imana. Uku guhimbaza Imana rero nabyo tubishyira muri cadre y'amasengesho, kuko aho uri hose, waba uri mu kazi, muri bisi, ahantu ariho hose, iminsi yose, usinziriye, uri hehe, amasengesho agomba kuba ubuzima. Waba usinziriye ukasabana n'Imana muri za nzozi, muri revelation, waba uri maso ugatekereza ku magambo y'Imana, waba uri mu muhanda ugatekereza ku magambo y'Imana, waba uri kuvuga ukavuga amagambo y'Imana, ahantu hose ukibwira Imana. Uko ni ugusenga, ayo ni amasengesho, kandi amasengesho agomba guhoraho ibihe byose, ibihe byose. Musenge ubudahumeka, musenge ubudasiba, musenge ibihe byose, mu bibaho byose. Ufite ibibazo, ufite ingorane, ntasenge. Ariko nk'uko twabibonye, aho gusengera, turaje mu yindi sije iri imbere, turebe uburyo bwo gusenga. Uburyo bwo gusenga ni ubuhe? Dusenga gute? Dusengera iki? Motivation yacu yo gusenga ni iyi? Ese ni ukubabara nk'uko uyu mwanditsi yabivuze? Ni igihe tubabaye? Oya, turaza kubibona icyo Bibiliya uko bivuga, ariko igihe cyo gusenga ni igihe cyose, ntibifite time, ntibifite periode runaka ngo ni iminsi 40, ni iminsi 20, ni iminsi 30, ni ubuzima bwose, ni ubuzima bwose. Igihe cyose kigomba kuba igihe cy'amasengesho, igihe cyose kigomba kuba igihe cy'amasengesho. Muhore musenga ibihe byose, muhore musenga, muhore muhimbaza Imana, muhore musingiza Imana ibihe byose, ibihe byose, ubudahumeka, ubudasiba, ubudahagarika, prier sans cesse, igihe cyose, igihe cyose. Ubuzima bw'umukristo, ubuzima bw'uwizera ni ubuzima busenga. Nko muri introduction twarabibonye, gusenga ntabwo ari ugusaba gusa, gusenga ntabwo ari ugusaba gusa, ahubwo gusenga ni ubuzima, gusenga ni ubuzima. Tuganira n'Imana mu buryo butandukanye, tuganira n'Imana mu kanwa k'umwana wayo, tuganira n'Imana mu ijambo ryayo, tuganira n'Imana mu buryo butandukanye, kandi igihe cyose, ibihe byose. Imana ibagire neza kandi